Ndabasuje kandi nanone mbahaye ikaze. Ndabizi mwese mukunda inkuru z'urugamba, by'umwihariko benshi muri mwe mugakunda inkuru z'inkotanyi. Muri aka kanya rero abantu benshi bakunda kumva abagabo babiri, aribo Majoro Bunyenyezi ndetse na Majoro Dr Bayingana. Aba ni abagabo bagarukwaho cyane mu mateka y'u Rwanda, bakaba bafite ibigwi bikomeye. Benshi babagirira amatsiko, abandi amateka akabavuga ukuntu gutandukanye. Muri iki kiganiro ngiye kubabwira ukuntu batabarutse, icyo bazize, umunsi ndetse n'itariki ibyo byabereyeho. Ntujye kure, nizera ko wamaze gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi zitandukanye. Uwavuga ko inkotanyi atazikunda uhita umurebera mu ndorerwamo y'umuntu udakunda u Rwanda, mbese wa muntu wamunzwe n'amacakubiri. Kuba inkotanyi ari ubuzima, amateka y'inkotanyi aryohera benshi, ni maremare. Gusa muri iki kiganiro ngiye kubabwira kuri bariya bagabo babiri. Ni amateka ashaririye bamwe bumva batasoma, gusa ni amateka y'ingenzi kuko yatumye urugamba ruhindura isura nyuma y'imyaka 3 n'amezi u Rwanda rukabohorwa. Ntabwo ndibuze kwinjira cyane mu mateka ya Majoro Bunyenyezi ndetse na Majoro Dr Bayingana, gusa ndababwira uburyo batabarutsemo n'uburyo ingabo za FAR cyangwa se za leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi zatekereje imitego. Byari kuwa kabiri ku itariki 23 Ukwakira muri 1990. Muri icyo gihe abasirikare ba FAR bari bamereye nabi inkotanyi. Impamvu ni nyinshi, harimo imiterere y'aho inkotanyi zarwaniraga. Aha hari mu Mutara, murabyibuka neza. Umutara ni ahantu harambuye utabona uko wihisha cyangwa se ngo ubone aho wikinga. Inkotanyi kandi nta bikoresho bihagije zari zifite. Ikindi, barwanaga intambara yo guhangana n'umwanzi murebana. Ibi ni byo mu bya gisirikare bita conventional warfare, aho uburwana urebana n'umwanzi. Hari n'izindi mpamvu zitandukanye zatumaga inkotanyi zigorwa n'urugamba hariya mu Mutara. Muri iriya minsi cyangwa se muri icyo gihe abasirikare ba RPA baratabarutse ku bwinshi. Ku rundi ruhande, ingabo za FAR zo wabonaga ko zifite morale kuko zabaga zifite ibikoresho bihagije kuva ku bifaru kugeza no ku ndege. Muri ibyo bihe Afande Bunyenyezi na Afande Bayingana nibyo bihe batabarutsemo. Uti byagenze gute rero? Ibyo byago byaje biti. Abasirikare ba FAR baje kumenya ko inkotanyi aho ziva zikagera zijya zifashanya, yewe nta n'umusirikare usigara inyuma. Niyo urugamba rwaba rukomeye gute, ntibatinyaga, bajyaga gutabara abari mu kaga. Akenshi wasangaga ari abavandimwe. Niba urugero Afande Mubaraka Muganga ari kurwanira hano, se cyangwa se papa umubyara nawe wari umusirikare, urumva ko byagorana gusiga umuhungu we maze we agahunga. Ubu igisirikare gikora kinyamwuga, buri kimwe gikorwa ku nyungu ya benshi. Mu nkotanyi bari abavandimwe, bose buzuzanya, ntawe usiga undi inyuma. Uretse no kuba mufitanye isano y'amaraso, mwahuzwaga nuko mwese mwabayeho nabi, mucunaguzwa aho mwabaga mwarahungiye nk'impunzi. Ibi rero abasirikare ba Habyarimana barabimenye, maze nabo bategura urugamba kugira ngo bamwe bazafatwe cyangwa bicwe. Abasirikare ba FAR batangiye gusatira Ryabega, bari kugaba igitero gikomeye kuri RPA, maze nk'uko bari babiketse, abasirikare bakuru barendwanye cyane bakanakunda abasirikare babo byimazeyo, bahise barwambarira bavugana ku cyombo. Afande Bunyenyezi yavuganye na Afande Bayingana, bavuga ko baza bagahurira Ryabega bagahagarika umwanzi washakaga gusatira ibirindiro byabo. Bose barahagurutse. Afande Bayingana yahagurutse Kagitumba aho yarari, maze na Afande Bunyenyezi ahaguruka Nyagatare, bose baje guhagarika umwanzi. Abasirikare ba FAR bari bateza ambush.
kuko bari bazi ko inkotanyi zitajya zohereza abasirikare bato gusa. Kuva kuri afande ufite ipeti rikuru ukageza kuri private, bose barwaniraga hamwe. Nuko izi mfura zaje gutabaruka. Afande Bayingana yatabarutse agezwa ahitwa Kamagiri, aha ni muri Ryabega, naho afande Bunyenyezi atabarukira hagati ya Nyagatare na Ryabega. Bose baguye muri ambushi. Batabarutse batarahura, kandi gahunda yari uko bari bagiye guhurira Ryabega bakigiza inyuma umwanzi. Nubwo batabarutse byatumye urugamba ruhinduka, kuko nyuma yaho Majoro Kagame aziye akabona ukuntu abasirikare benshi batabarutse, yibajije uburyo warwanira ahantu urebana n'umwanzi kandi akurusha ibikoresho. Niko guhita asaba abasirikare bose gusubira inyuma, maze guerrilla war itangira ityo. Umuntu yavuga ngo izi ntwari z'u Rwanda zikomeze ziruhukire mu mahoro. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, bikore nonaha kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho hatazagira na kimwe kigucika, bijye bikugeraho mu ba mbere. Ciao.